Hey, what's up beautiful people? Reka nizere yuko mumeze neza ho muri mu bice bigiye bitandukanye. Nguhaye ikaze kuri Genesis TV by'umwihariko mu kiganiro de Vogue. Nge ndi Ange mutangana nkuko mumaze kumenyera. Reka nizere kutaza kujya kuri ya screen yawe kuko uyu munsi bafite byinshi kandi ibyiza. As you see guys, nikona makeup mfite uyu munsi muraza kumenya byinshi biyerekeyeho, and then murabizi ko buri munsi tuba dufite ibice bibiri mu kiganiro cyacu. Cyo cya mbere rero aricyo cya Vogue tips. Uyu munsi bafitiye ibintu bitangaje kuri vitamine A ifasha abagore n'abakobwa gukuza umusatsi ndetse no gukesha uruhu rwawo. Nibanga abantu benshi batari bazi, bamwe na bamwe usanga bazigura mu boutique ariko batazi icyo zimara mu buryo navuga ngo bwimbitse. Hanyuma rero kambarika mukurikirane igice cyacu cya mbere, turagaruka mu gice cyacu cya kabiri. Don't go anyway.
And we are back. Ngira ngo urabibonye uburyo ushobora kwita ku ruhu rwawe, kwita ku musatsi wawe, umugore n'umukobwa bamushaka ibintu byinshi like bizatuma mugirana effect ku muzanyo no ku misatsi yanyu. Mwibagiwe vitamin A. Ngira ngo mwabonye ibyo kurya ushobora kuyisangamo byinshi bigiye bitandukanye kandi biboneka mu buryo bworoshye. Ngo hayi kaza mu gice cyacu cya kabiri nkuko uri kubibona kuri screen yawe, wamenye umuntu tugiye kuba turi kumwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mu gice cy'umutumirwa. Biriwe neza? Biriwe neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Umeze neza? Yego. You look so perfect. Thank you. Beautiful. Yeah. Tuguhaye ikaze kuri Genesis TV. Murakoze cyane. Ushobora kwibwira abantu dukurikiye? Amazina yanjye nitwa Liliane. Liliane ni umukobwa w'umu-makeup artist wabigize umwuga professional. Yabitangiye kubikora nk'umwuga muri 2020. 2020. And nababwiye ko turi bubereke umuntu wadukorera makeup uyu munsi. Ngiye yankoreye makeup nakita ngo igikabye, ariko mumbare mumbye niba ari ukwikunda n'ukwikunda we kuki wishyiriyeho lipstick gusa. Nuko nyine ndi umutumirwa kandi naje gukorera. Ndashaka kusa neza kundusha. Yes, ngira ngo nkuko bamaze kubimenyera bagiye babona ibiganiro byinshi turi kumwe n'aba makeup artist batandukanye. Ndatekereza yuko iyi makeup idasanzwe bitewe n'izo twagiye dukora mu biganiro byagiye bitandukanye bitewe n'umwihariko nge nabonye. Umwihariko wawe iyo uri gukora ibi bintu bakubwira ko ari ikihe gice uzi gukora cyane? Uretse no kubimbwira njye ni nacyo nkunda gukora amaso. Amaso niyo nkunda cyane. Nkunda nyine ayo mabara pika, ama eyeshadows ari muri shape zitandukanye. Njye nibyo nkunda cyane, nabyo nkunda kureba mu bandi ba makeup artists bo hanze, nibo nkunda kureba bakora amaso cyane. Amaso niyo nkunda cyane. Yes, ngira ngo buri muntu wese aba afite umwihariko we. And nanjye nabibonye ko aya maso nibwo twakora mu kiganiro. And niba ari ikintu kingora ngewe tuno tu eyelashes iyo ntufiteho hano banumva, urabona ko akundi bavuga ngo umuntu yakoze igihenehene cyane n'abana bakaragije bari mfite nk'amaso ane, ariko ni byongera ubwiza bw'umuntu. Okay, yes, kandi ni ikintu kiri artistic cyane. Yes, kuki wahisemo aya mabara, kuki utahisemo umutuku? Donc why? Ayo mabara impamvu nyakunda abera umuntu uruhu rwo arirwo rwose, waba inzobe, waba imibiri yombi, waba igikara arakubera. Yego, n'amabara abera umuntu uko ameze kose. Ariko andi mabara nk'umutuku akunda kubera abantu bajya gusa inzobe cyane. Amabara nk'umuhondo abera abantu basa inzobe cyane. Niyo mpamvu nahisemo ayo mabara kuko ahuza n'umuntu uwo ari we wese. Yego. Hari akantu bavuze ngo ujye ureba aba makeup artists bagenzi bawe, donc ubigiraho iki bagenzi bawe? Mbigiraho gukora ayo maso nyine ukuntu bayashedinga. Bayashedinga mu buryo butandukanye. Hari ukuntu yashedinga uyazamuye, hari n'ukuntu yashedinga ubona yijimyemo nyine amaso arimo imbere ukuntu. Nkunda kubireba nko kuzira mbuga nkoranyambaga ku ma TikToks, niho nkunda kubireba cyane. Yego, haba hariho abantu baba white niba abazungu bakora makeup nziza z'amaso. Kuko muri Afrika ntago bakunze gukora amaso cyane, bakora zira ziri nudes za tilo, zira zimeze nk'iz'abageni cyangwa iz'abantu bagiye mu birori bitandukanye. Yego, ariko hanze bakunda gukora iz'abamodo, zira z'abamodo z'amaso pika cyane. Nizo nkunda rero, niyo mpamvu aribo nkurikirana cyane. Liliane muri 2020 nibwo yatangiye gukora makeup as professional, ariko na mbere narabikoraga. Yego, rugo waba wenda barakuyeho ubumenyi Lili? Ubumenyi nabukuye nanjye simbibuka neza, kuko ndibuka natangiye gukunda ibintu bya makeup niga mu wa mbere secondaire. Urabona hari utuwanja twabagaho, ziranja zatuguraga truwasa kera zagenaga mu maso. I know, wayishyiragamo kabanza ugatukura barindira ko amaso agaruka ubuzima. So hari umunsi umwe twasigaye muri do, kwa kundi mwakarose muri do, fata zira wanja ndisiga munsi y'ijisho, nsigana gutyo uzamura eyeliner hejuru, ijisho ryose riri umukara, fata na tilo nishushanyaho bya bintu bakunda gushushanya ku mubiri, like berekanye nyine kuri nk'umunyafrika ukuntu. Noneho umukobwa umwe wari mwiza cyane mu kigo anyura arambwira uko wakoze ibintu byiza amaso ubizi gute, wabimenye gute? Njye nabishyizeho just
ndamubwira zibi birarenze ngo mbabarira kuko twari dufite ikirori cyo kumudaringa naramudaringaga mbabarira tujye kumudaringa ibyo zabidusiga tujye kumudaringa basiga abayobozi barabikunda n'abanyeshuri nyine n'abamudo barabikunda ndavuga siko banza mbizi yego nuko nyine natangiye kubona mbizi nkajya mbikora muri interna twakomye nangiye ni externe nangiye kwiga externe rero natangiye kugura ibikoresho nkajya mbikora mu rugo nka posting udufoto abana twigana nasura kushaka kambwira uposting udufoto twiza uzikora makeup noneho ntanya kudownloadinga ama tutorials yo kuri YouTube nkajya nkareba ubwacya nkabikora bigapfa bundi bikemera ejo bikongera bigapfa hari igihe cyashaga turi mu examen simbikore agashira nk'ukwezi nakonya bikora ngo nanabyibagiwe noneho nyuma nje kurangiza secondaire noneho mbikora as professional buri munsi mbikora mbona abakiriya postinga ukahita ubona baraje urumva ko ni ikintu kitapfuye kuza ntabwo ari ikintu cyapfuye kuza wafatiye umwanya but as the day goes rero nk'uko wahereye ku ka makeup ako ko muri high school by the way you was hot I was so ako ka makeup wahereyeho like ugenda ubona evaluation day to day ni iki kigufasha gutuma uhora uri update kuri new makeup ikintu gituma mpora ndi update ni uko mbikunda utabikunda ntabwo wapfa kubikora kuko birarushya ari nk'umuntu usiga akakubwira ibi bintu nsize ntabwo mbikunze ukabihanagura ukongera ugatangira guhanagura makeup ukongera ukayitangira rero agahinda karagufata ariko nyine ko ari umukiriya ukihangana so mba update kuko nkurikirana aba makeup artists benshi bari abo hanze akenshi baba bari update cyane sinzi ahantu babikura nabo nimba bafite aho babirebera sinzi gusa mba mbona bari update so nkurikirana ama vlog yabo nkareba aho bigeze akenshi nkunda gukurikirana Fenty Beauty ya Rihanna bagira ama produit meza niyo nkunda gukurikirana nkareba ko bimeze ama lipstick agezweho ukuntu wayacanga ama lip gloss nkungu dictating umuntu uzajya ureba bamwita James Charles iwe akora ibintu nkavuga okay wa mutipe umeze nk'umumodo ukuntu ni umutipe n'umugay yego n'umugay ndamuzi yes umeze nk'umukobwa ukunda amaso seriously negereza yagufasha kukipinga n'ubundi updated so tuve kuri icyo kintu ni iki kintu uvuga ku bana b'abakobwa bari gutekereza ibintu bagahita babishyira mu bikorwa ako kanya ikintu nababwira ni kwitonda nyine bakareba ukuntu ibintu bimeze mbere yuko nyine babishyira mu bikorwa ubibona utese basi ubifata gute wiyumva gute iyo ubonye abana b'abakobwa day to day atekereza ikintu akagishyira mu bikorwa kugeza igihe kibaye successful mbona ari byiza ni byiza cyane kuko bituma nyine utera imbere mu buryo ubwo aribwo bwose bwabo bwa mind financial n'ibindi yego yes ni ikintu ngewe nakubwira ngo gihora kinshimisha kuko buri munsi hari n'abantu bakunda kumbaza se abakobwa ko babaye benshi nkavuga yes barakora urumva rero ni ikintu cyiza cyane ko ari ibintu umunsi ku wundi bagenda badushishikariza abakuru b'igihugu atubwira kwiteza imbere the please ko umwana w'umukobwa tusa nk'abakiza ku musozi ngira ngo ibyari bikenewe cyane n'ibyo babonye twatangiye before mubona na after ngira ngo mwabonye change nini cyane bibona gute wenda nko mu myaka mike iri imbere ubona uzaba mu makeup artists umeze gute sinshaka kubitekereza mba numva like nzajya makeupinga abamodo kuko nkunda amaso kandi nyine abantu basanzwe batakunda mba numva na makeupinga abamodo akaba arimo makeupinga kuko nibo bantu nyine baba bashaka amaso cyane yes n'aba artiste bariya ba performinga mu maklipe mu mavideo nabo hari umukobwa njya nkunda gukorera ukunda amaso cyane ari performinga mu maklipe hano mu Rwanda rero iyo amamagaye mu mukorere mba numva mbikunze mba numva nanabikora for free kubera ko akunda amaso cyane ibintu byose mukoreye ku maso nta n'ubwo ambwira umukorera arambwira nkorera ibyo ushaka akabikunda kuko nawe akunda amaso nkanjye so mba numva na makeupinga abantu nk'abo bakunda amaso ariko n'abandi ndababibakorera kuko ukora makeup ikora abandi bantu urabikunda kuyikorera iyo ngiye kwifotoza gusa
ngiye kwifotoza. Alright, challenge uhuriramo nazo mu gukora aka kazi ko gushiraho makeup abana, kurunga abantu, kubashiraho ibirungo by'ubwiza nizi. Is that good? But is it bad? Nuko hari igihe umuntu akwereka ifoto igihe ujya ku makeuping umuntu yakubwiye ngo uze wagera yakakwereka ifoto y'umuntu ya makeup ashaka, akumva ko numara ku makeuping arasa na ya foto, kandi ni ibintu bidashoboka nyine kuko iyo foto first of all ntabwo uri uwo muntu. Makeup bakoresheje ntabwo arizo nyine ndi gukoresha. Ushobora kunyereka makeup ya Rihanna makeup akoresha ntabwo wasibona. Njye mfite iziri hano mu Rwanda ni hano nzigura. Ikindi iyo foto iba editinze. Rero kumbwira ngo use nkawe uruhu rweditinze rwo bawusize foundation bawusize n'ibindi bintu ntazi ubanza ntabwo bishoboka. Nyine barakubwira ngo ndashaka umutse nk'uyu muntu kandi ntabwo byakunda. Wabimusiga akakubwira ngo ushango ndabona nyine akakwishyura ariko akakubwira ngo ushango ndabona ntabwo ari byiza cyane nyine ariko nta kundi. Icyo gihe nyine ufata amafaranga uvuga ati se nta nubwo azongera kumpamagara, nta n'umukiriya azandangira, birarangiye. Nziza hari igihe ukorera umuntu makeup akayikunda ukumva urishimye ukumva no kwishyura byihorera. Njyewe nkunda makeup ntabwo wenda n'amafaranga uba uyakeneye ariko njyewe nkunda makeup ku buryo ngitangira kuyikorana nayikoraga abashuti banjye for free. Ngiye muri birthday, ngiye aha nangiye kwifotoza ngo ino nkorere, narabakoraga for free rwose nta kibazo. Nkunda gukora makeup, rero iyo umbwiye ngo makeup yanjye wayikunze man savinga nimero yawe ngashyiraho n'udutima kuko uba umfashije. Ubu nteye courage cyane ariko twerekeza ku musozi w'ikiganiro. Buri munsi y'umuntu yaje aha ngaha bazi neza ko n'ubundi yavutse kuvuga ko ntabwo yapfuye ngazuka. Of course yakomeje abaho muri ko kubaho, rero yagiye ahura n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye atekereza ko kuri we byamubereye isomo ashobora gusharinga bagenzi biwe. Kamera hanyuma utubwire isomo ry'ubuzima ushobora gusharinga abantu. Isomo ry'ubuzima na sharinga abantu ni uko utapfa kwizera ibintu byose ubonye. Ibintu byose ubonye imbere y'amaso yawe ntukabyizere ko ari byo. Ujye ubanza ushishoze urebe neza koko nyine ushyire mu bwenge navuga bwinshi. Kwizera ibintu byose ubonye cyangwa wumvise ntabwo ari good idea. Ni ukuvuga ngo bantu tujye dushishoza, mujye mushishoza cyane. Yego ama reka ngushimire kuba witabiriye. Niba hari icyo wifuza kutubwira watubwira. Nkuko natangiye mbivuga nitwa Liliane ariko kuri social medias nitwa Sun y'izuba na Dan yo gukora Dan. Niko nitwa kuri Instagram, kuri TikTok no kuri Facebook, hose niko nitwa Dan. Wajya ukareba ibintu byose nagiye nkora, ama makeup nagiye nkora, ukareba nimba wabishima ukampamagara cyangwa ukanyandikira. Yego akugeraho nta kibazo. Courage, keep it up, bikora ibintu byiza. Hama next time hano habaye mu rugo uzatambuka de peace, okay? Yego. Yes, reka rero dusubike ikiganiro cyacu de Vogue cy'uyu munsi hangaha. Nshimira rero twabanye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ngire kuri umuntu w'agaciro cyane. Hanyuma niba wifuza kuduha igitekerezo, inyunganizi, nyarukira kuri social media zacu hose ni Genesis TV Rwanda. Hama ndizere yuko mugiye gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro Genesis TV ibategurira. Ndimo ndaseka just because of utuntu ngiye buri ntago njya ntumenyera. So until next time, ciao ciao.